Aya basi umunsi none ngiye kubabwira byura password eshanu wowe uzirinda gukoresha mu buzima bwawe aho uzaba uriho hose, igihe uzaba cyo cyose, yaba kuri konti yawe cyangwa se kuri mobile money. Iyi password ndagusabye ntuzigere uyikoresha na rimwe. iya mbere turaza kureba ahangaha. Ku mwanya wa mbere hari imibare igera kuri 5 ariyo 1 2 3 4 5. Iyo ni password ya mbere. Abantu benshi bakunda kuyikoresha bagera kuri 1/2 cy'isi bakunda gukoresha imibare ya password. Iyo ni password ya mbere. Katukubwire password ya kabiri. Password ya kabiri ibakunda gukoresha cyane, ndetse dore ni iyi ngiyi. Password cyane bakunda gukoresha ku isi cyane ya kabiri niyi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Iyi mibare ikoreshwa na 1/4 cy'abantu bari ku isi bakoresha password. Cyehubwe ndi password abantu benshi bakunda gukoresha. Abantu benshi bakoresha byonyine. Iri ni ijambo rya gatatu ngiye kukubwira. Abantu ba mbere bakunda gukoresha iyi password bakunda gukoresha ijambo bita password ryo bwonyine ubwayo. Bakunda kurikoresha ijambo password. Icyo ni ijambo rya gatatu nkubwiye abatari bake ku isi bakoresha. Icyo si cyo byonyine gusa, hari n'ayandi menshi cyane bakoresha, ariyo 2 5 8 0. Iyo ni password ya 4. Kugira ngo umenye iya 5, manzi umenye neza niba kuri subscribe kuri YouTube channel yacu. Iya 5 abantu benshi bakunda gukoresha ni 05 cyangwa se 2000 cyangwa se 5 5 cyangwa se 3 bitewe n'ahariho. Ndakubwiza ukuri, niba ufite imwe mu mibare y'ingi nakubwiye muri izi password wakihutira kuyihindura. Kuko usanga kenshi nko kuri Samsung bakoresha 1 2 3 4 5 6. Iyi mibare ndikubwiza ukuri, niba hari imwe muri iyo ufite memba ya password nakubwiye ko ari 5, ndagusaba kuyihindura. Ndagushimira.